buryo bwose, tubane mu buryo bw'umutima n'umubiri. Reka dusenge Imana, niturangiza dukomeze turebera hamwe aka gace k'Abaroma turimo gusesengura. Mwami ushimirwe kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye, niwe wenyine ufite ubushobozi n'ubumana buhambaye bwatuma ufungura umutima w'umuntu kugira ngo asobanukirwe ukuri kw'ibyanditswe byawe byera. Ndakwinginze kugira ngo uyu muvandimwe tugiye kubana, kugira ngo bibe umunezero udasanzwe Mwami, kandi bimuhindukire ubuzima bugeza mu bugingo bw'iteka. Amen. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe aka gace k'Abaroma ibice 11 umurongo wa 7 kugera kwa 15. Mwibutsa ko ibice byose by'imbere twabisesengura ushobora kubona kuri YouTube channel yacu. Reka turebere hamwe icyo hashatse kuvuga. Uyu munsi icyo turaba tureba ko kugwa kw'Abisiraheli kwahindutse agakiza ku banyamahanga. Kugwa kw'Abisiraheli kwahindutse agakiza ku banyamahanga. Reka dukomeze turebera hamwe icyo ibyanditswe byera bishaka kutubwira. Kadusome turebe icyo hashatse kutubwira. Nuko tuvuge dute, icyo Abisiraheli bashatse ntibakibonye, ahubwo abatoranijwe nibo bakibonye, abandi basigara binangiye imitima. Nk'uko byanditswe ngo Imana yabahaye umutima wo guhunikira n'amaso atabona n'amatwi atumva, uko niko bikimeze na bugingo n'ubu. Kandi Dawidi yaravuze ati, ameza yabo ababere nk'umutego n'ikigoyi n'igisitaza n'ingaruka mbi. Amaso yabo ahumwe be kureba, kandi ugumye kubaheta umugongo iminsi yose. Nuko ndabaza nti, basitariye kugwa rwose? Ntibikabeho. Ahubwo kugwa kwabo kwatumye agakiza kagera ku banyamahanga, kugira ngo bitere Abisiraheli ishyari. Ariko ubwo kugwa kwabo kwabereye abari mu isi ubutunzi, kandi gutuba kwabo kukabera abanyamahanga ubutunzi, nkanswe kugwira kwabo. Ariko ndababwira mwebwe banyamahanga yuko nubahiriza umurimo wanjye, kuko ndi intumwa ku banyamahanga, kugira ngo ahari nteze ishyari bene wacu, mbone uko nkiza bamwe muri bo. Ubwo gucibwa kwabo guhesheje abari mu isi kwiyunga n'Imana, kugarurwa kwabo ni kuzaba kuzuka. Aho ni mu Baroma igice cya 11. Reka dukomeze turebe, ese hano aya magambo agoye gusobanukirwa ashatse kuvuga iki? Hari amagambo iyo umuntu ayasomye rwose, impamvu tuyita agoye si uko atari ikinyarwanda cyangwa iki, ahubwo nuko iyo umuntu yasomye yihuta atasobanukiwe ibiri imbere, cyangwa se atabitekerejeho cyane, ashobora gukuramo ubusobanuro butariyo. Reka tuyarebere hamwe ayo magambo amwe muri yo. Reka turebe ijambo riri ku murongo wa 7 rivuga ngo Abisiraheli bashatse. Icyo Abisiraheli bashatse, icyo bashaka kuvuga. Birebye mu rurimi rw'icyongereza havuga ngo what Israel was seeking. Hano hashatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko bashishikariye gukorera Imana imirimo, ntibashishikarira kwizera Yesu n'uburyo bw'Imana. Icyo hano Abisiraheli bashatse ashaka kutubwira nuko bashishikariye gukorera Imana imirimo, ntibashishikariye kwizera Yesu n'uburyo bw'Imana. Iyo urebye ku murongo wa 9 mu gice cya 9 umurongo wa 32, niho havuga ngo ni kuki? Nuko batashishikarijwe no kwizera, ahubwo bashishikajwe n'imirimo, bagasitara kuri rya buye risitaza. Benshi hano bahita batekereza ubutunzi cyangwa indi myumvire idahura n'icyo yahashakaga kuvuga. Ariko icyo hano tubona nuko ntabwo hano bashatse kuvuga ubutunzi. Icyo Abisiraheli bashishikazwaga no kwizera, kugera ku Mana bayikoreye imirimo, badashishikajwe no kwizera icyo Yesu yakoze cyangwa bizera uburyo bw'Imana. Icyo ibyanditswe byera mu bice by'imbere hano mu gice cya 9 ashaka kutubwira. Hari indi jambo rivuga ku murongo wa 7 bavuga ngo ahubwo abatoranijwe nibo bakibonye, abandi basigara binangiye imitima. Aho mu cyongereza tubona ko havuga ngo the elect obtained it, but the rest were hardened. Hano abantu Imana yatoranije kwerekaniraho ubuntu bwayo,
atari muri abo nta hano abantu Imana yatoranije kwerekanaho ubuntu bwayo. Hariho abantu Imana yatoranyije kwerekanaho ubuntu bwayo. Abatari muri abo nta kindi bashobora uretse kwanga Imana, nk'uko tubona Abefeso igice cya 1:6, aho hatwereka ko Imana uhereye kera igambiriye kuzerekana ubuntu yagiriye neza abantu muri Kristo Yesu. Ese umurongo wa 8 igice cya 8:7 havuga iki? Havuga ko kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira. Hano rero icyo tubona ni uko abatoranijwe mu Bisiraheli nibo bashoboye kubona icyo Imana yatanze aricyo kwizera. Abandi iyo bitari muri abo ngabo nta kindi bashobora uretse kutumvira Imana, nk'uko tubona kuri umurongo wa 7 mu gice cya 8. Bamwe hano ntibahitaho, abandi ntabwo bumva ko niba Imana igira ubuntu umuntu yinangira umutima. Mu yandi magambo, ntabwo bumva uburyo ese niba Imana igira ubuntu koko ni gute umuntu yaba yinangira umutima, kandi noneho ari Imana inagira ubwo buntu, kuko itawugiriye bose, nicyo ubundi bahita bavuga. Ariko hano icyo tubona ni kimwe, ni uko Imana yashimye kwerekana ubuntu bwayo, nk'uko tubibona mu gice cya 1:6 mu Befeso. Rero hano iyo umuntu ubwo buntu atabugiriwe n'Imana, nta kindi gishoboka kuri, nk'uko tubona mu gice cya 7, nta kindi uwo mutima wa kamere ushobora uretse kwanga Imana. Rero uyu mutima wanga Imana kubera ko niko ushoboye, nta kindi ushoboye gukora uretse kwanga Imana. Rero nibyo arimo kuvuga ngo ahubwo abatoranijwe nibo bakibonye. Aravuga abatoranijwe, abandi basigara binangiye imitima. Abatoranijwe nibo babonye uko gukiranuka kw'Imana bagweshejwe no kwizera Yesu. Abandi nta kindi, nyine wa mutima w'umwanzi w'Imana udashoboye kumvira amategeko y'Imana, nta kindi wakoze uretse kutayumvira nyine. Umurongo wa 11 hari icyo yavuze ngo nuko ndabaza ntibasitariye kugwa rwose. So I ask, did they stumble in order that they might fall? Hano icyo tubona, ashaka kutwereka ko gutandukana n'Imana kwa bose, bityo ntibagere ku masezerano y'Imana y'agakiza mu buryo bwa burundu. Hano icyo turimo kubona n'usoma umurongo wa 9 igice cya 9:6 bavuga ngo icyakora si ukugira ngo ijambo ry'Imana ryahindutse ubusa. Hano icyo ashaka kutwereka ni uko gutandukana n'Imana kwa bose, uku gutandukana n'Imana, ashaka kutwereka gutandukana n'Imana kwa bose, bityo ntibagere ku masezerano y'Imana y'agakiza mu buryo bwa burundu. Rero hano icyo ashaka kutwerekana ni uko ugutandukana nyine mu buryo bwo gutandukana n'Imana, batandukanye n'Imana, yes, birumvikana. Ariko icyo ashaka kwerekana ntabwo ari uko ijambo ry'Imana ryo gukiza, muzi ko muri Yesaya Imana yagiye ihanura ko izagira neza abantu ikabakiza. Ntabwo rero iryo sezerano ry'Imana ryahindutse ubusa, ahubwo yagiye ikiza, nk'uko Pawulo avuga ati nanjye ndi umwe muri nanjye Imana yarankijije. Rero ntabwo ari uko ijambo ry'Imana ryahindutse ubusa. Hano rero icyo avuga ngo basitariye kugwa rwose, uku kugwa arimo kuvuga ni ugutandukana n'Imana kwa bose, kugwa kw'Abisiraheli, kureka kumvira Imana. Bari magambo, kutumvira Imana kwa Isiraheli nk'igihugu cyose, nk'ubwoko bwose bwa Isiraheli. Benshi hano batekereza umuntu hano aba ari mu bwiza imbere y'Imana atarakora ibyaha byinshi, ariko si cyo hashatse kuvuga. Mani magambo icyo abantu bahita batekereza bavuga bati niba bavuga kugwa, noneho byaba bivuze ko uko kugwa ari ukuva mu bwiza bw'Imana umuntu yari arimo. Ntabwo ari cyo bishatse kuvuga, kubera ko we icyo agambiriye kutwereka ni ugutandukana n'Imana nk'igihugu cya Isiraheli, ariko yita kugwa, ariko yita gusitara, ariko cyo yita kugwa. Gusitara arabivugira iki? Arabivugira ko Yesaya yahanuye ngo basitaye ku ibuye rikomeza imfuruka. Rero iri buye basitayeho
urutare rugusha nicyo arimo kubivugira. Rero uko gusitara avuga ntabwo bivuga ko umuntu yari mu bwiza akaba yabuvuyemo, ahubwo aravuga ko basitaye ku ibuye ryashyizweho. Ubwo gucibwa kwabo, hari indi jambo riri ku murongo wa 15 ryitwa gucibwa, for if their rejection. Hano icyo ashaka kutwereka ko gucibwa hano kuvugwa hano ni uko amashami n'igiti gukataho ishami, mbega muri magambo. Igice cya 15 cya Yohana hatwereka ko Yesu yigereranya n'umuzabibu. Rero hano ni mu bitekerezo by'umwanditsi harimo iki giti n'umuzabibu nk'uko Yesu yabivuze. Ariko niba amashami imwe yarahwanyuwe namwe mu nzezi wo mu gasozi, ukaba waratewe nk'ingurukira hagati y'amashami ugasangira nayo amakakama y'igishyitsi cya elayo. Hano rero gucibwa avuga ni ugucibwa kw'ishami. Ni rejection, ariko rejection y'ishami, ntabwo ari rejection y'umuntu muri Kristo. Arimo aravuga rejection y'umuntu y'ishami n'igiti. Iyo rejection y'ishami n'igiti rero, gucibwaho igiti, ukura ishami ku giti, nibyo arimo kwerekana nk'Abisiraheli gucibwa ku muzabibu ari we Kristo. Benshi hano batekereza guca umuntu mu mico, babitekereje mu muco wa Kinyarwanda, ariko ntabwo ari cyo hashatse kuvuga mu by'ukuri. Ashaka kutwereka guca kw'ishami n'igiti. Hano dukomeje, ese twabona iki? Ndagira ngo dukomeze hamwe tureba icyo twakwibuka. Twibuke ko turimo kurebera hamwe uburyo Isiraheli iri mu mugambi w'Imana wo kugeza agakiza ku mahanga yose. Igice cya 9 cyose, igice cya 9 kugera ku gice cya 11 turimo tureba Isiraheli mu mugambi w'Imana, uburyo Imana irimo kugendera Isiraheli. Muri magambo, ese Imana irimo irakora iki kuri Isiraheli kugira ngo igeze agakiza ku banyamahanga? Ubwo rero ubu ni bwo buryo bw'Imana. Isezerano ry'Imana ryo gukiza ryarasohoye, nubwo ritasohoreye ku Bisiraheli bose. Mu gice cya 9 cyo twabonye. Icyo hano turimo kubona rero ni iki? Ni uko Imana igamije kugeza agakiza mu banyamahanga. Ubwo buryo bw'Imana, muri ubwo buryo bw'Imana yashimye gutoranya bamwe kugira ngo iberekanire ubwo buntu bwayo. Irangije ibiri baretse abandi, isimbukira mu banyamahanga kugira ngo izagaruke mu Bisiraheli. Ibyo rero ni ubuntu bw'Imana tubona bushobora gushoboza umuntu kuyizera no kwatura ko Yesu ari umwami. Ikindi turimo kubona ni uko umuntu ntiyakwizera atumvise ubutumwa bwerekeye Kristo. Abisiraheli barabwumvise ntibabwizera, bigaragaza ko Imana ariyo yonyine itanga kwizera ibinyujije mu butumwa bw'isi. Ibyo twabibonye mu gice cya 10. Imirongo ibanziriza iyi ngiyi turimo gusesengura, twabonye ko Imana niyo yagiye isigaza abantu bo kuyubaha uhereye kera, ni nayo irimo kubikora muri iki gihe, bitavuye ku mirimo bakora, ahubwo kuko ibagiriye ubuntu bwayo. Twongere twitegereze muri ibi byanditswe byera, ese hashaka kutwereka iki? Ngira ngo nibitegereze umurongo wa 8, hano turubona ko harimo kutwereka nk'uko byanditswe ngo Imana yabahaye umutima wo guhumikira. Ahantu iyo tuyitegereje hashaka gusobanura umurongo wa 7 uvuga ngo nuko tuvuge duti, icyo Abisiraheli bashatse ntibakibonye, ahubwo abatoranyijwe nibo bakibonye, abandi basigara binangiye imitima. Hano rero umwanditsi ashaka kutwereka ikintu gikomeye. Ashaka kutwereka ko byatewe uku guhunikira, kuba Abisiraheli batashoboye kurespondinga, gusubiza by'ukuri agakiza k'Imana, byatewe n'iki? Byatewe n'uko byaturutse mu butabera bw'Imana. Nk'uko hano urimo kurira murongo wa 9 bavuga ngo, kandi Dawidi yaravuze ati, ameza yabo babere nk'umutego n'ikigoyi n'ingaruka mbi, amaso yabo ahumwe be kureba, kandi ugumye kubahita umugongo iminsi yose. Aha ntabwo abantu bumva ko kudakizwa kw'abantu ari ubutabera bw'Imana. Muri magambo, nusoma muri Yesaya uzahora umugani w'uruzabibu, umugani w'uruzabibu, umuntu akorera uruzabibu yarangiza
akabona rweza izindi mbuto. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko ubu nabwo bugaragaza ubutabera bw'Imana. Andi magambo, umutima wa kamere nta kindi uretse rwose Imana kuwufata ikawurimburira mu muriro utazima. Rero uku kunangirwa imitima, uku gusimbukwaho Imana ikabarengaho Abisiraheli, ni uko badashoboye kurisipondinga ku gakiza k'Imana, ni uko batarisipondinga ku gakiza k'Imana, ahubwo barisipondinga ku bindi. Umutima wabo, uwo mutima rero ukwiriye rwose gucirwaho iteka. Hano rero icyo umwanditsi atwereka uko uku guhunikira Imana kubarekera umutima wo guhunikira n'amaso atabona biraturuka mu butabera bw'Imana, kubera ko uyu mutima rwose ukwiye gucirwaho iteka. Ikindi tubona hano nuko gikomeye, nuko umurongo wa 13 bavuga ngo ndababwira mwebwe abanyamahanga. Ndababwira mwebwe abanyamahanga. Kuki abwira abanyamahanga? Yuko arimo kubahiriza umurimo we. Impamvu abibwira abanyamahanga ni uko bakwiriye kumva umugambi w'Imana kuri Isiraheli. Ariko 15 akavuga ngo ubwo gucibwa kwabo ni nk'ahari umwanzi arimo kuduhereza. Ubwo gucibwa kwabo guhesha abari mu isi kwiyunga n'Imana, kugaruka kwabo ni kuzaba kuzuka. Ni ikintu gikomeye hano turimo kubona. Rero hano twakuramo iki? Twakuramo ko hano Abisiraheli batoranijwe nibo bashoboye kubona agakiza k'Imana. Abandi bashishikajwe n'imirimo ntibakabona. Ibyo byaturutse ku iki? Bituruka ku butabera bw'Imana, kubera ko umutima wa kamere nta kindi ukwiriye uretse gucibwa n'Imana mu maso yabo. Rero ubutabera bw'Imana hejuru yabwo hari umugambi, kuko ku murongo wa 11 bavuga ngo nuko ndabaza nti basitariye kugwa rwose ntibikabeho. Hari umugambi uri hejuru y'ubutabera bw'Imana. Arimo arabivuga rero kugira ngo aba banyamahanga bamenye ko impamvu ibiri mu bitekerezo bya Pawulo ni uko Imana irimo